Muratangira mutwibwira amazina yanyu, aho mutuye, aho muvuka n'imyaka mufite, niba munubatse. Nitwa Rutayisire Alexis, nkaba naravutse 1975, ntabwo navukiye mu buhungiro hanze ya Bugande, nyuma njya kujya gutabara igihugu. Mu gutabara rero ntibyari byoroshye, nyine harimo n'abasize ubuzima, nuko wenda Imana yakimbeshejeho nubwo nabaye ikimuga kudumu. Nyuma nkomeza mu gisirikare, nza kuvamo kubera ubumuga budasanzwe mfite na n'ubu ngendana nabwo, butanyemerera gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Ufite umuryango, murubatse, muri ingaragu, mutuye hehe? Ntabwo ntuye, kuko kuva igihe navuye mu gisirikare nta bufasha, mbese ntabwo nigeze mfashwa, ngo ntabwo bageze bantuza, hari n'amafaranga bigeze baduha 300, ariko nari mu bitaro, nta n'icyo nakoze kizima, kuko nari mu bitaro i Kanombe namazemo imyaka 2. Ubu ngubu nyine nkaba ncumbitse mu mudugudu wa Berwa, niho maze imyaka irenga 17. Murakoze. Muracyari ingaragu, murubatse, mwatubwiye? Umugore n'abana 2, ariko nyine nta bufasha, hari igihe baba badahari, abana nyine umugore adahari, ni uko urebye nta bufasha. Imibereho irakomeye, iwabo agikunda kujya iwabo za Cyubahiro gushakisha ibyo kuba yabona ko abana, ni ukuvuga ngo nta bufasha mbafashije, kuko nanjye mpora kwa muganga kenshi, mba ndi mu bitaro, ndumva nawe ubizi. Murakoze cyane. Nta bantu b'abaterankunga waba ufite bagufasha muri rusange? Abaterankunga bafite abantu bajya bafasha imiti, hari abantu nadafite ngorera imiti, ariko nta wundi bufasha. Imiti n'ibihumbi 17 bagerageza buri kwezi, ariko imiti mfata buri kwezi ni myinshi cyane, kuko buri gihe mba ndi kwa muganga, kandi imiti urumva kuyifata nta n'ikintu ubona cyo kurya, naho kuba sifite, naho kuba nyine, naho bakwirukana mu nzu, usanga byose mbese ni ibibazo muri rusange, ni ibibazo gusa bikomeye. Urakoze cyane Rutayisire kutuganiriza. Mu buzima busanzwe ni ikihe cyifuzo wumva wifuza, yenda ku buyobozi, icyifuzo nifuza ku buryo habaho guhinduka k'ubuzima bwawe muri rusange n'imibereho y'umuryango? icyifuzo nifuza ni uko ubuyobozi bwandwanaho bukanshakira aho kuba, aho kwengeka umusaya, kuko ntaho guhengeka umusaya mfite, nanjye nkamera nk'abandi bose bagerageje gukora kino gihugu mu kangaratete, nanjye bakanyibuka, numva byarushaho kuba byiza, wenda niyo umuntu yamfasha. Gusa n'imibereho yo kurya byo ntabwo nshoboye gukora, ntacyo nshoboye, kandi urumva nk'abo bana bose baba bashaka, gusa niyo banagira nabyo bakareba n'ukuntu bandwanaho ubufasha bw'ibanze, nabyo byamfasha cyane cyane muri iyi ndwara yabaye ya korona. Nta n'ubufasha nabonye yewe, kandi numva ko abandi bose bamwe bagiye banabubona, kandi ugasanga nyine birababaje, nta kintu, kuko pasentegi abaganga b'i Kanombe baransuzumye, pasentegi ndetse ndwaye, mfite baganishije ni 89% ubumuga mfite bwa burundu, n'impapuro nyine ndazifite, hafi inyama zo mu nda zose zarangiritse, mbese ni ukubona umuntu agenda gusa, muri ubwo bufasha nari nkeneye
ubu bamfashije nkabona naho guhengeka umusaya, wenda n'umuntu wagera cyangwa akagira icyaha wenda afite aho ndi, afite aho ansanga, naho kugenda bakwirukana mu nzu bakwirukana, bagenda bakwirukana, icyo ni ikibazo giteye ubwoba. Urakoze cyane. Hari gahunda za leta ziriho zijyanye no gufasha abatishoboye bitewe n'ibyiciro barimo, ntabwo numvise ko ushobora gufashwa na komisiyo ya demobilisation, nibyo? Nta gahunda ya leta yaba yindi yaragize uruhare mu kugufasha ku buryo ubona aho watura? n'aba komisiyo baramanutse bavugana n'umuyobozi bigeze narugana intwari uriya ushinzwe inkeragutabara, amubwira ati se ko bano bantu iyo tubasezereye nubwo hari ukuntu tubakurikirana ko tuba twabahaye mwebwe ngo mufashe abantu bo mu nzego z'ibanze mubakurikirana ibibazo byabo, murebe nuko mwabafasha. Barabaza ati se ni kuki mutamwubakiye? Icyo gihe bansanze naho mba ati se ni kuki mutamwubakiye? Byagenze gutaravuga ngo barabikurikirana, ariko gusa bahora bubaka bakanakurikirana, sinzi aho biherera. Urakoze cyane Rutayisire. Irindi zina? Ni Rutayisire Alexis. Rutayisire Alexis, murakoze cyane. Sinzi nimba hari ikindi cyifuzo uretse kuba wasaba uti mumvuganire nka televiziyo yanyu ikora kuri murandasi Hawe Ubwenge TV, mumvuganire nzabone aho ntura, ubundi bufasha ngenda bubona bw'ubuzima busanzwe mu nshuti n'abavandimwe. Haba hari ikindi cyifuzo watuma cyangwa se watangaza kugira ngo ntihaboneka irindi jwi rikuvuganira rizakuvuganire mu murongo w'ibyifuzo byawe? Ibyifuzo ni bibiri mfite, naho kuba n'ibyo kubona nanjye n'imibereho rusange yo kurya n'iki, kuko sinshoboye gukora pe, sinshoboye gukora, kandi murabizi nta kuntu mwabaho nta kintu, nubwo ubona urwaye ariko gusa Imana yaduhaye inda nayo iri kugira, kandi sinashobora no kwiba, nta n'uwacu wigeze yiba. Ngaho ndumva waragiye ukora imirimo itandukanye, kandi n'inzego wakoreye zimwe zagiye zigufasha zikakuba hafi. Twagira ngo mutubwire gake ku kijyanye n'ubutwari. Muzi ko twizihizaga umunsi w'intwari z'igihugu, mu ntwari z'igihugu kandi habamwo n'abitangiye igihugu, umusirikare waguye ku rugamba yitangiye igihugu. Ikintu cy'ubutwari kivugaho iki kugira ngo bibe umuco nyarwanda, umuco wubakitse urubyiruko tubyara barushaho gukunda igihugu nk'uko namwe mwakitangiye? Cy'ubutwari cyo nakivugaho, ni ikintu gikomeye cyane, kuko kuba intwari kuba intwari bisaba ibintu nka bingahe, nka bitatu cyangwa bine. Ni ukuvuga ngo habamo no guhara ubuzima bwawe, habamo no kureka ibintu byose wari urimo, niba wigaga, niba wakoraga iki gikomeye, ukavuga ati ariko ni kubera abavandimwe cyangwa igihugu cyanjye kiri mu muriro, kiri mu gushya, reka ibintu byose mbivemo, nta mafaranga mfite ndayasize n'umutungo ndawusize, ariko ngiye gutabara igihugu. Kandi ntabwo uba uzi yuko uzabaho, ni ukwitanga, ukavuga ati reka nitange ariko mparanira igihugu. Ababishobora rero bakunda kuba, uretse mu gihe cyacu nibwo ariko abenshi hariho n'abantu, hariho bamwe batajya babyemera, bakavuga ati sindasiga ibintu byanjye. Mbese urebye ni ukwitanga bidasanzwe. Urakoze cyane Bwana Rutayisire Alexis ku kiganiro duhaye. Akandi kabazo k'amatsiko, urabona igihugu aho cyavuye, urabona igihugu aho kigeze kiyubaka, mu ntege nke zawe no mu bushobozi buke bwawe, umuntu atanga ibitekerezo, agatanga inama, akubaka igihugu mu mpande zitandukanye no mu buryo butandukanye. Ni uruhe ruhare rwawe uretse urwatambutse, ni uruhe ruhare rwawe ubona nonaha ubwo igihugu cyamaze no kwiyubaka wumva watanga, wakora kugira ngo igihugu gishobore kwiyubaka, cyibuke cyangwa se gikomeze mu murongo wo kugendera hamwe mu iterambere?
uruhare icyo nafasha cyane cyane nk'urubyiruko rw'iki gihe, kandi murabizi yuko buriya no kwitanga, twebwe twari urubyiruko, urundi rubyiruko nizo ngufu z'igihugu, cyane cyane abatoya bakiri batoya babyirutse muri kino gihe. Umuntu yagerageza kubigisha bakava muri bino bintu mbona bagendamo by'ibiyobyabwenge, bakaba abantu bazima, kuko ubutwari nyine buraharanirwa, kandi ubundi igiti kigororwa ari kikiri gitoya. Natwe tuba tukigendera muri bino biyobyabwenge mbona abandi bagenderamo, cyane cyane kino gihe ngo ni viziyo n'iki, ntabwo tuba twarageze kuri kino gikorwa cyo kubohora igihugu. Ariko umuntu yagerageza akabafasha, akabahugura, akabigisha, hanyuma rero bakajya mu murongo, ubuzima nabo bakazadusimbura, bakaba abasimbura beza, bageza aho twagarukirije, nabo bagakomerezaho, kandi ibintu byagenda neza cyane. Arakoze cyane Rutayisire Alexis ku kiganiro cyiza aduhaye, ku nama nziza aduhaye, ku byifuzo byiza yifuza, no gushima cyane leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagiye iruhande rw'abanyarwanda ikabafasha guteza imbere, baba abagiye bahura n'ibibazo runaka. Rutayisire Alexis, Imana iguhe umugisha kuba waduhaye ikiganiro, kandi ukomeze ube umunyarwanda mwiza, utanga ibitekerezo byo kubaka igihugu. Urakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mugize icyo mushaka kutubwira, mwaduhamagara kuri televiziyo, kuri telefone yacu 078884 mukora share, subscribe, ndetse mugira na komenti ku makuru meza tubaha kandi afite ishakiro. Murakoze, nawe utaha.